umwanya wawe tukicara tugatera agatebe kugira ngo tuganire dufite intego runaka. Urushinge rw'isaha niruhagarara mu kiganiro Game Night mu rwego rwo kubaka sosiyete. Byose ni muri iki kiganiro, ntukuriye gucikwa n'iki kiganiro. Turi kumwe na ba nyirabyo mu kuganira, bakaganira bya gipfura nta gutongana. Biroroshye gukurikira iki kiganiro kuko ushobora gukoresha smartphone yawe. Dore uko bikorwa: fungura application ya YouTube kuri telefone yawe, jya mu ishakiro, andikamo Mumporeze Films. Mbere na mbere ibuka gukora subscribe kugira ngo ikiganiro cyose dushyizeho kikugereho uri uwa mbere. Jya ahanditse comment, tanga igitekerezo cyawe kugira ngo twubake sosiyete nyarwanda muri rusange. Ntucikwe n'iki kiganiro. Mwongeye kwirirwa nanone inshuti zacu. Iyi ni wa mwanya w'ikiganiro Game Night, aho tuba dutaramanye n'inshuti zanjye, bagenzi banjye, Patience na Sandrine. Tukaba tubasuje aho muherereye hose, abana, abapapa, abamama, abakobwa n'urubyiruko muri rusange. Uyu ni wa mwanya wacu mwiza tuba tugiye gutaramana, tukaganira ku bibazo bitandukanye, utsindwa bikarangira tumuhaye igihano. Icyo nabasaba muri comment, mujye muduha ibitekerezo by'ibihano, muduhane byinshi buryo tuzajya dutobora tukavuga ibyo twanze kubabwira. Nk'uko bisanzwe rero, hano tuba dufite ibibazo bitatu. Buri muntu aba agenewe ikibazo akagisubiza, ariko yatsindwa yagera aho adashaka kudusubiza nyine tukaba twamuhana. Uyu munsi rero tugiye guhera kuri nimero turahera kuri Sandrine. Sandrine, vuga nimero y'ikibazo wifuza kubazwa. 1, 2, 3, hitamo nimero ushaka. 2. Kambasomere kabiri tuvuga. Ikibazo cya kabiri kiragira giti: nuwuhe musitari mu Rwanda ukunda cyane kandi muhuye wamubwira iki? Kudasubiza ni igihano. Tubwire umusitari mu Rwanda ukunda cyane, utubwire n'ikintu wumva muramutse muhuye, ikintu ushobora kukubwira. Icyo mukundira. Ukunda twahurira ndavuga ngo sinzi nyine ushaka. Niba mwarahuye ngo muzongera munahure. tubibona segondari n'egahunga rero turirwa nsubiye no kwiga. Ubwo ubu ngubu rero yabaye inshuti. Ntabwo tumubara kuko urumva ni inshuti yawe muririrwa. Tubwire undi mutarahura kandi ukunda mu Rwanda, utubwire n'ikintu wamubwira muramutse muhuye. Ntabwo ari abo mutarahura, tubwire uwo ukunda, utubwire n'ikintu uramutse muhuye wamubwira. Undi muntu nkunda cyane nani ari busy. Knowless. Ujya kubwira ko musa? Okay, utagana Cyo koze ku mpamvu murasa. Knowless uramukunda. Okay, Knowless. Uramutse uhuye na Knowless kano kanya, ni iki kintu wamubwira? Kitari uko umukunda, kuko kumukunda wo tumenye ko umukunda, uramukunda. Ahubwo tubwire ni iki kintu wamubwira muramutse muhuye. Navuga ko umukunda rero yamubwira ikintu birakugora ko mbona ndi buguhane. Twagiye abuze ikintu yabwira umuntu akunda. Namubwira ko ari blessed. To be honest, kubwira umuntu ukunda icyo ushaka kumubwira biragoye, ariko nambwira ko ari blessed, nyine ari friendly guys. Ibyo uri kubishakisha, urumva ko nta kintu mu by'ukuri nta kintu afite yamubwira. Sandrine tugiye kumuhana. Sandrine, wabuze ikintu umubwira tuguhane cyangwa uragifite? Ndi kubivuga ko nzamuha gift mwege ko mukunda, ese mubwira gute?
uzamuha gift Knowless tumugereze hano mufite gift nukuri aramutasande okay twagiye ariko nk'ubusanzwe buri muntu wese agira umusitari yiyumvamo usibye no kumukunda nanjye Knowless ndamukunda njyeweho ndanamufana kuva niga muri secondaire indirimbo yose yasuraga nabo banyuze mu mutwe nageraga ikayi nirwa nakamo indirimbo za Knowless noneho ari ukuntu muri secondaire mwakoraga ikizami cyo kuririmba najya kuririmba ugasanga nirwa nceza indirimbo za Knowless njya mbyibuka ko umwana niga muri tronkom deuxième troisième gutyo nakundaga kuririmba indirimbo za Knowless cyane Knowless rero ubyumve ko urakunzwe wowe hari umuhanzi ufite ukunda mu Rwanda umuhanzi nkunda mu Rwanda abahanzi nkunda ni benshi ariko umuntu nkunda cyane cyane kuruta abandi ni Ways nkunda ijwi rye ariye Joyeuse wow undi mu kibaho Joyeuse ndamukunda nkunda ijwi rye byatari nkunda she's so funny when he's singing he feel it when she's singing arabifeelinga nyine ewana ndamukunda cyane pe Ways okay twagiye noneho rero ikibazo gikurikiyeho ubwo ni nimero wasubije nimero kabiri dusigaranye 1 na 3 pasi hitamo hagati 1 na 3 gatatu ababwira ngo ni 3 baza gatatu irabaza ni iyihe ngeso uzi ugira nawe ubwawe yakunaniye ingorane basha ndapfuye n'ingorane ni akahe kageso uzi mu buzima bwawe kakunaniye niba ari ako kunyara ku buriri bakatubwira niba ari ako ubusambanyije yatubwiye ko ari isugi niba ari ako ubujura simbizi wowe tubwira akageso uzi kakunaniye Adarimba bari waje kukavuga uhabwa igihano umva mumane muramane ko ashaka ko ingeso zikomeye ariko tumuhana tugomba kumuhana ngo zijyana tugiye kuguha aho kidakomeye kandi ntabwo gikomeye hano twese twigeze kuganira tuvuga ko dukunda kurya pasi ugiye gufata imigati ibiri harya bazita tartine ebyiri urazirya mu masegonda 10 ubona zimize amasegonda ndakubarira amasegonda atera 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 atera agera gutya oya ni gutya urutinda isegonda rigira gutya 1 2 bazana isaha y'urushingira bibona imigati birabo imaze mu masegonda asitwa mayimeshi 10 ndi make man basi umaze kuwukanja ukumva no kuwumira okay mu 10 yawe 10 se okay ntacyo ubwo nubirangiza mu masegonda 10 araba ari umugisha wawe yanze kutubwira ingeso aziya munaniye nyegereza ya migati yanjye amasegonda 10 sandire umfashe kuyabara dore ngiyi ni imigati mwamuretse ariko kubara mbanze nyizinga neza ku buryo nyirya boya byose bikubiyemo no kuyizinga no kuyirya ukaba uyimaze ukaba uyirangije amasegonda 10 oya sandire wiseka okay twagiye mwanzari imbabazi babandi imbabazi kwanya kutubwira ingeso yamunaniye 1 2 3 4 5 6 7
umunani Waje kujya. icyenda Waje aho kugira ngo biyongerere waje. oya pasi Mbega. ureba ko ibintu byose bigutsinda Imigati udusubiremo. oya Yesu. amasegonda 10 Umugati wanze kugenda neza. Urafashe mu mwana. ariko si ubu usibye kwinaniza Wowe profita kurya umugati. oya ntabyo kunywa ari cyo kunywa nanjye n'amasegonda 2 naba nkuriye ndapfuye mwana. Sandri uko byasa kose ingeso ya pasi irakomeye ingeso ituma Irakomeye, umugati umanira bavandimwe. gutya Aya mwana. Bonze kujenga abana. Aranize. Basi mumbabarire. mumbaze ko ngize amatsiko yo kuyimenya Cyane wamenya. Kandi nyine impamvu ndi umugati nuko nazi kubeshya. Nshatse nari kumubeshya ko nayo ngira. Ariko cyangwa nkavuga indi ira isanzwe. Ariko nyine sinzi kubeshya kuko iyi ngeso irakomeye. Yibaza. Avuyemo y'ubusambanyi kuko ibyo navuze mwari byumvise. profitiye Sabe uko kurya umugati. Basi mumbabarire rwose bibandica amande nyuma ya kamera ndabaha akantu ndabagurira akantu. ese mu bantu badukurikiye namwe harimo umuntu uba ufite ingeso yumva atavuga nese ko iyo tugeze mu gihe cyo gusaba penitentiya kwa padiri cyangwa kwihana ku basengera kwa pasiteri iyo nk'ubwo iyo ugiye kwatura pasi ni umuririmbyi ahubwo ahise ntera ubwoba uyu muntu ni umuririmbyi aririmba muri korali ntabwo ashobora kuvuga ingeso yamunaniye ngo tumusengere buriya pasiteri baba barakuzi My pastor. uyu muntu umukurikirana ko afite ibyaha byinshi Jesus. afite ibyaha bishobora no guteza abandi ibyago mu rusengero niba umuntu ashobora kuba afite ingeso atatubwira turi inshuti ubwo no kwa pasi niyo ugiye kwihana wari waturira umuntu ngo wihane uvuge ngo nakoze ibi Njyewe naturumye. kwa kundi abarokore bajya gusenga sibyo akavuga ngo Naka kundi abarakora cyera tujya mu byumba. Ngo babiri ngo mwegeranye ngo mwaturane ibyaha byanyu ibyo bineza nuko ngiye n'Imana yanjye tuvugana ibyaha byanjye gayigamana rero. Uyu patience rero ni wamuremye ni umuzi noneho ikindi kandi ni nawe ugomba kumbabarira uko byaje sinjya naturira umuntu wabandi nitwegerana afite ibibazo zambwira sinzakubwira ariko se ubundi dushyize mu nyurabwenge birakwiye ko iyo waturiye mugenzi wawe ibyaha ari bwo Imana ikubare cyangwa ikumva kuruta uko wowe wapfukamira Imana ukayiririra ukayinginga gukora ibyaha mu isi n'ibisanzwe ntabwo turi intungane ariko se wa muntu nugenda ukamumenekera akumva ibyaha byawe kuko niko kwakira imbabazi z'Imana abadukurikiye namwe muzatubwire ngiye ku giti cyanjye ndi umukristo ndasenga pe ndakijijwe ariko siko mbyumva njyewe nizera ko buriya Bibiri tubwira ko umwenda wari ukingirije ahera watabutsemo kabiri kugira ngo buri muntu wese ajye abasha kwegera Imana yegera Imana twese turabana b'Imana Bibiri tubwira ko twese turemye mu ishusho y'Imana ariko se kubera iki abatwigisha bakatubwira ko kwaturira ibyaha bagenzi bacu ariko kubona imbabazi cyangwa gukizwa kwacu kandi nabo ni abantu nabo ni abanyabyaha ese uwo muntu afite izihe mbaraga ku buryo naza kugusengera ariko Imana ibasha kumva ubusabe bwawe ndagira ngo n'abadukurikiye muzaduhe comment y'iki kintu ni gute bakubwira ko umuntu niba agiye kugusengera wundi ari we Imana yumva kuruta uko yakumva erega impamvu icyo gihe abantu benshi bakibikora sinekeza ko bakinahari ibyo bintu mbere kera gusa impamvu abantu mu isezerano rya kera Bible twereka ko
abatambyi iyo wakoraga icyaha washakaga izino numa z'ibara bari ukuntu bagushakiraga nk'igihano uri bukore hanyuma ukayijyanira umutambyi cyangwa se utanayijya ukajya imbere y'umutambyi ukamubwira ibyaha byawe nyuma yo kumubwira ibyaha byawe akagusengera Imana kuko kera mu isezerano rya kera Kristo ataraza bajyaga imbere y'abatambyi bakababwira ibyaha byabo bakababwira ngo nasambanye nakoze iki umutambyi we aho ngagenda urababarira gusa Kristo amaze kuza Bible ivuga yuko umwenda wari ukingirije ahera watabutsemo buri muntu wese ashobora kwigera imbere y'Imana akaba Mana ngiye Patience ngiye runaka ndi umunyantege nke nakosheje nakoze ikosa nacitswe natukanye nasambanye nabeshye ukabwira Imana rero ndaje umbabarire nk'umwana wawe ko Kristo ega byose yarabirangije si ngombwa ko ngenza kubwira Adeline ko nasambanye kandi nawe nibwo kinava izo sambi mubwiye we yiviriye ukumva ko nuza kubimbwira nibuvuga ngo iyo Imana ikubabarire ngo nukuri uzabireke kandi nanjye ariko meze twese turi abanyabyaha hano mu isi twese turi mu isi yanduye sibyo dukora ibyaha sinibaza ko rero twumva ko abandi bantu ari bo bafite power ku Mana nta mutoni ku Mana hari umutoni ku Mana umuntu wese uremye mu ishusho y'Imana agomba kwiyambaza Imana kandi ikamwumva sibyo ahubwo none hari n'igihe usanga babandi wizeye ngo bagiye kugusengera waturiye ahubwo bakagushyira hanze ukagenda ukamubwira ati Imana imbabarire ejo bundi naruze mugenzi wanjye kubwo twari turi gupfa isambu n'urugero iryari bitaye mu gutwi cyangwa ukaba uramubwira ati Imana imbabarire rwose mperuka gukora icyaha cyo gukuramo inda nyuma y'iminsi 2 azagenda ashake bamwe muri bandi muzi ngo ariko ngo muzi ko ngo uriya Patience ari we waroze wenda Verena bitewe nuko yasambu yashakaga barimo kuyipfa akaba yaramuroze kubera iki wamwizeye ngo agiye kugusabira imbabazi ku Mana ahubwo agiye kuguta hanze cyangwa wamuganiriza ati shaka rwose Imana imbabarire nakoze icyaha cyo gukuramo inda akagenda ako kanya umurenge wose uvukamo wamenya ati turiya mukobwa ati nta kigenda cye ati ni umunyabyaha yirirwa gukuramo inda ati dore yejo ubundi yarimuhitanye uzize iki ngo wizeye umuntu bagiye kugusabira Imana imbabazi wapfukamye imbere y'Imana ugasenga Imana twese twumva Imana tugomba kwiga kuyituza aho turi no mu mitima yacu kuko Imana iyo iri muri wowe ikaba iri mu mutima wawe ugira ubwoba bwo gukora icyaha niyo ugikoze usubira inyuma ugasaba Imana imbabazi bitewe n'umubano wifuza kugirana n'Imana sibyo niyo mpamvu rero dukwiye kwiga kuyisengera aba bantu batubeshya ngo baradusengera ngo rero badusabira imbabazi kandi nabo bari mu isi yanduye ari abanyabyaha bafite izihe mbaraga tube maso sibyo ikindi kibazo dusigaranye ni kimwe ubare ninjye kireba ni icya Adeline nanjye ninzi ngo mu mani mu migati ari kurangiza baba ngeze akantu ngeraho yego ntabwo agomba yakanye ko umuntu yafusha izindi mbaraga none hari abahari bagufasha nyine bagufasha bigakurwaho nanone ntabwo nakumva ko bose ari bamwe hari abahari baba babeshya yego ariko hari n'abahari nyine niyo mpamvu baravuga ngo muri ino minsi ngo irondo rigiye rivanze n'abajura niko babyita njyewe bisigaye bingora kumenya umuntu w'Imana n'utari uw'Imana kuko hari n'abakozi ba Satani muri ino minsi basigaye bita abakozi b'Imana sibyo umuntu akaza akagushushanya akaguhanurira akakubeshya Imana irambwira Imana wenda akaba afite nk'umuntu baziranye wo muri famiye yawe cyangwa ukuzi akagira amakuru make aba agufite make yandi avuga ati wenda uriya mukobwa nk'uko buheruka gupfa wenda yahuye n'iki kibazo mu minsi ishize nyine yajya kuguhanurira akajya gusha kuri twa tuntu twawe agufiteho duke cyangwa akabanza akakwigira n'inshuti wenda mukagana ukavuga ati nsengera ku iki cyifuzo mfite ibi bibazo noneho sasi yagiye kuguhanurira aguhanura akurikije bya bindi mwaganiriye ariko bibaho ibyo bintu bibaho ariko hari n'abakozi b'Imana abantu Imana ivugisha abakozi b'Imana simbihakana barahigisha kandi akakubwira detail ya mbere uko ibintu byose byagenze ikintu kigora umuntu
njyewe nemera ko ubuhanuzi bwose ngewe yuje ukamanurira kanga peshe ndabona Imana ikugira niyo waba umbeshye pfa kuba nizeye ndabyiza navuga Imana ikugiye kubikora reka rero nkubwire ntabwo watandukanya yego abakozi b'Imana batari abakozi b'Imana gusa nyine iyo usenga Imana yabigwishurira hari abantu bayoba kubera izo mpamvu umuntu akaza akamuhanurira akamubwira ndabona ibibazo byabo muri iyi abantu twese turi benshi dufite ibibazo iyo umuntu uteye ku ngingo igukora ku mutima utavuga ati uri Imana yamboye hari abantu bayobye gute ariko hari n'abakozi b'Imana njyewe rero muri ino minsi abantu bambabare ntibananyumve nabi ntabwo ibyo bintu ntibyumva neza tubwira muri sibyo njyewe ntabwo nemeranywa nawe kuko nigeze ngira igihe cyo kubijyamo mbyijandikamo cyane nkunda ibintu by'ubuhanuzi ndasengerwa ariko pe maze nk'imyaka igera mu 8 mpanuriro ibyo babwiye ntabyo nabonye noneho barakubwira ngo hari ukuntu uhanurirwa ngo ukaba mu masezerano yawe nabi niba ari amasezerano yawe nabi ngo ntibisore ngo cyangwa ngo ntugire ukwizera ariko se bakubwiza ukuri nta muntu wanga ibyiza sibyo ahubwo ni ukuvuga ngo ba bantu ngewe uko nabibonye wenda ashobora kuba wenda abona wenda bari abatubuzi ntabizi cyangwa barabibeshye wenda hari n'abazima simbihakanya sindwanya abakozi b'Imana ariko se umuntu araje akubwiye ibintu umwaka umwe urashize uwa kabiri ari kubisubiramo uwa gatatu cyangwa umuntu n'urugero araje aragusengera njyana nk'ikintu cyanteye urujijo sibyo nk'uko turi abakobwa akenshi iyo usenganye n'umuntu barakubwira ngo Imana igukuyeho uruzingo subisengeye hano nonaha Imana nikubwiye ko gukuyeho uruzingo ejo ugiye mu kindi cyumba cy'amasengesho cyangwa ahandi gusenga n'undi naravuga ati wuzuye uruzingo imigozi iraguhambiriye ya Satani n'igihe cyarageze ndavuga se Imana ni injajwa Imana ngewe nzi ko iri serious ivuga ibintu yakoze kandi yakuyeho none niba uwa mbere twarasenganye akambwira ngo Imana igukuyeho uruzingo uwa kabiri akambwira ngo mfite uruzingo none uva ruzingo barunkoreye haho ngeze imbere rurongera ruranzinga ese Imana ikora imirimo y'ibice njye hari ikintu nawe mbyumva ari Imana ikora ibice kandi nzi ko Imana iyo igiye gutanga itanga ibyuzuye rero hari igihe uhura n'abantu bakakubeshya hari igihe uhura n'abantu babaye abesikoro akakubeshya nyine we arareba akabona mu myaka urimo uri mu myaka 25 n'itatu se kugera 7 ababona uri wa mukobwa ugeze mu kigero cyiza cyo kuba washaka akavuga uko byasa kose umukobwa uri mu myaka yifuza imodoka n'inyumuhanurira arishima yifuza akazi niba atagafite cyangwa niba agafite ndamubeshya ko agiye guhabwa promotion mu kazi ibyo biramutera courage akeneye umugabo ngiye kumanura mbere ko umwaka utarangira adakoze ubukwe mubwire ko nagiye guta yambaye impeta areba bya byifuzo bihura n'imyaka ufite akaba ari byo akumanukurira nawe ukagenda ukicara kuko ugatimaza ati Imana yarambwiye ngiye gukora ibi umwaka umwe uzashira uwa kabiri ushira uwa gatatu ushira njyewe simbabeshye nigeze ndeprima kubera ubuhanuzi avuga ati ni Imana inyanga ni abantu bambeshye ariko naje gusanga Imana ntabwo inyanga kuko yandemye nkunze yemeye ko mbaho kugira ngo ngire imyaka ingana gutya hari abandi twavukira imwe batakiriho hari abo ubuzima bwanze babaye nk'abasazi ngere kuva ikindi nzemeze gutya ni ukuvuga ko hari ibyiza integanyirije sibyo hari icyo indindirije kugira ngo izankorere nkavuga ntabwo ari Imana inyanga yabikoze ahubwo wenda bashobora kuba baramanuriye bakurikije amarangamutima yabo bakagusha ku byifuzo byanjye bakurikije uko bambona akavuga ati tumubwiye ibi ngibi yabyemera ari n'ababa bishakira amarongo niko nabyita umuntu agushakaho amafaranga akakubwira nyohereza 20,000 nagiye kanyarira kugusengera my friend njye se mfite amaguru njye se nateze nkagenda nanjye nkajya gusenga ni kike kujya kugusengera hari igihe kwese ugasanga wenda akakubeshya yigendeye mu bindi ahubwo wenda yagiye no gushaka abandi agiye kubeshya abahanurira sibyo rero ikibazo rero gihari ngewe n'ubu ufite no kutarahura n'abahanuzi banyabo wenda ubwo nicyo kibazo nicyo cyanyaye ariko barahari pe murabitubwira muri comment barahari abahanuzi bahanura iby'ukuri kandi ibyo bintu bahanura bigasohora ukanabibonesha amaso niyo murakubwiye njye hari abahanuzi hari umushumba wanjye ndabaza abahanuzi bahanura
ibintu bya nyabyo kandi bigasohora. Ikibazo rero nuko utaramura nawe. Ngewe nagize igihe cyo kwizera bamwe ariko kuko nta kuri nabonye urumva bose nabatwariye mu gatebo kamwe mbifata nkaho ibyo bavugishya. Okay, sindwanyije ubuhanuzi pe, hataza no kugira unyumva nabi. Ubuhanuzi ndabwemera bubaho n'abakozi b'Imana barahari, ariko hari n'abesikora. Abesikora nibo bantu uzahora bakakubeshya ugategereza ibintu ntuzabibone. Ngere naravuze ati kugira nzata umutwe ubundi ibyo bintu bizabije cyangwa ejo bundi ndi kubishaka yikireka mbere ko bishyikira. Burya ibyawe ntaho bijya. Niba Imana yarapanze ko nzaba umukire ubwo nzabigeraho, niba Imana yarapanze ko nzapfisa nisa ubwo nzapfa, nta cyabihinduraho, sibyo? Burya icyo Imana yanditse ku buzima bwawe nyine aba ari iki. Ushobora kuri to be honest, twebwe umushumba wacu kinaguhanuriye kirasohora pe. Naje umushumba wanjye nitwa nde? Bamwita prophet. Tujye mu by'abashumba nanjye ndamufite kandi nawe ateye ubwoba. Ni wa muntu uvuga ijambo nawe ukaribona. Ariko nyine icy'ingenzi ni uko tuvuga ko bahari babikora kandi bigasohora. Ariko nanone abesikora barahari pe. Nyine tugarutse ku cy'abashumba sibyo, njye ntabwo ndi kurwanya abashumba, ko abashumba ndabizi bafite umwuka no kuba barahamagariwe kutwigisha tube nk'intama zabo. Ariko dufite abandi bantu iyo mu bikari bigize aba pasiteri ku ngufu ntawe bimitse, bigize ngo ba profete baragenda bakatubeshya batuzamukiye imisozi. Abo bantu njye nibo ntajya numva neza sibyo, kuko njyewe ikintu nkundira wenda nka bishop wanjye gutsengera kwa Rugamba Albert, ni wa muntu utagira ibikabyo mu kwigisha, arigisha uri kumva niba ari ikintu koko Imana imweretse arakivugira aho ngaho, kandi wenda avuga ati umuntu uyu n'uyu umeze gutya nabonye iki naze hano. Nubwo ashobora gutinya bitewe nuko abantu hari igihe bagira isoni guhaguruka mu bantu wenda bitewe n'ikibazo navuze ufite, ukaba wahaguruka akakwinginga ati mbabariruze koko nemera ubuzima bwawe ujye mu kaga kandi nabibonye wenda bikaza kurangira ahagurutse akagaragara ko nta bikabyo byinshi avuga Imana irambwiye nyine ikimujemo icyo abonye ako kanya arakivuga ati hano mbonye bimeze gutya. Yigisha neza cyane wenda rwibasira ku buryo nkunda. Rero dufite abandi bantu badutse akwihererana akakubeshya ngo ari kugusengera ngo ari kuguhanurira. My friend akakubeshya. Ngewe hari n'uwigeze ampabiraho, niyo mpamvu nahise mbica amazi. Hari uwigeze ampabiraho ambwira ko ngo Imana yamutegetse ko ngo agomba ngo ngewe ngo nshaka amazi ngo ayasengere ngo ayanyuhagire umubiri wose. Ari umuntu w'umugabo nahise mubonamo Satani ayanyuhagire we ngo nibwo ngo ibibazo byose ngo bikuriho bizakuvaho. Arahari nuko navuga izina rye. Imana ngira mubwiye ngo agomba kunkarabya amazi ngo nibwo ibibazo byose ngo amureba nkarabye. Ntabwo bishoboka. Iyo Mana yakubwiye ni yasengere nanjye uyame nzayikarabye sibyo. Iyo Mana igukoresha nanjye yankoresha ko ndi umwana wayo. Nkuko tubizi Imana ntabwo irobanura ku butoni sibyo sanzwe. Tuba tugomba kuba maso rero. Impamvu ibi byose tubivuze ni kakano ko kuvuga ngo nkawe wanze kutubwira akageso kawe. Impamvu tatubwiye ingeso yawe yakunaniye nuko wenda ntabwo twizeye 100% turi abantu. Ushaka kuyimbwira ejo nkazayibwira indi nshuti yawe cyangwa Sandrine akanayivuga. Yaje wundi mwajya kurepeta Sandrine waba uri nko ku ruhimbo uri kuririmba uri guhimbaza ati muzi bya patience ati afite ingeso yamunaniye ati uzi ko patience yavuga muri korali kuririmba ajya mu bapfumu gushaka inzaratsi cyangwa kuvuga ngo wenda ahita yivanya mu busambanyi turakunda ibisaza. Umwana inzaratsi nanjye ndabyumva gutyo ntabwo mbizi. Uri kumva hari ikintu uziziho inzaratsi nibaza ko ari ibintu bimeze nk'amaroza ahari batongera ku bantu simbizi. Ni amarozi y'abapfumu izina rya sitori cyane. Urumva kubera ko yatwizeye kakanara katubwiye natwe turahindukira tukakavuga. Aho rero niho habera amakosa kwakundi wizera ngo umunyamasengesho ngaje kugusengera ngo ibibazo byawe ngo bikemuke birangire, ukamwirekurira ukamubwira ibintu byose ejo kumva isi yose yakose. Tugomba
kwisobanukirwa tukumva ko natwe ubwacu tugomba kwirwanirira ibibazo turimo n'intambara turimo ugasenga Imana pe ngiye ikintu nabonye Imana irumva niyo mfukamye mu cyumba cyanjye nkavuga ngo Mana ndifuza ko nkorera iki nukuri ibiri mu bushake bwayo birakoreka nkabibona ubwo kandi n'ibyo utakoreye ntabwo aba ari igeno ryanjye ntabwo bimbabaza ugomba numva ko si ibyanjye cyangwa wenda isaha yo kubinkorera ntabwo iragera niko mbyumva sinzi niba ari icyo wakongera kugira ngo tujye ku kindi kibazo ikintu numvishe ni uko utarahura n'abantu ba nyabo ariko njyewe ntaranzakujyana gusa nyine barahari pe barahari bibaye byiza yaza bakora ibitangaza genda gutumiye pe ariko bitavanye yuko ari n'ababeshyi nabo barahari kandi bareza gusa Bible yavuga ngo ibyago bizaza bikaba bizana niba bazahura n'akaga so niba uzi ko wifatira umuntu ukamubeshya ukambwira ngo Imana iravuze itavuze sha icyo nzi cyo ntabwo nciye urubanza ariko it's no good ntabwo ari byiza gushaka amaramuko ku bantu kandi washaka amaramuko ugateka n'imitwe ariko iyo bije ku Mana abantu bafite urubanza rwabo ni ukuri pe simbizi wayanjye aka kanya ntabwo ndaba tayari neza yo kongera kubyijandikamo navuze ko nzajya nisengera muzansengere namwe mumaze bimwe muzansengere ariko nzajya nisengera ibintu byo guhanuza nabifashe nko gupfuma ubundi ndajya kumenya ibintu bizaje nisanga ari bibi ibi nabyo ni abandi bazimu ibyo bintu niba bimbwira ngasanga ni bibi mumbwize ukuri sinde gusara ahubwo gatebibe ubundi iyo Imana yavuze yuko ikintu ari kibi imbere yawe bivuze ngo ni Imana yeretse umuntu ko ikintu ari kibi imbere yawe ako kanya agomba gusenga kikakurwaho nta bantu ujya wumva abantu rero ngiye kubera ko nsengera mu rusengero rw'umuhanuzi n'ibitangaza house of solution so bivuze ngo hari n'igihe umuntu aza akambwira ati ko mbonye ejo rikora impanuka bisobanuye niba Imana yabihishuye ikabyereka umuntu impanuka igomba kuvaho kuko nicyo none kwari umuhanuzi yigeze mu rugo icyo gihe ndabyibuka papa yari arwaye arahanura ko aratubwira ati nk'uru rugo nsanze ngo serike yari irimo itemberamo harimo umuntu ugiye gupfa atari ko kubw'isengesho kuba nateye intambwe nta gipfuye nyuma y'amezi abiri yahise apfa ndagira bamubwire ngo n'imyuka y'abazimu irakora niba ari abazimu niba ari abarangi hari abantu bakorana n'imbaraga za satani kandi bakarondora nabakubwira ibintu noneho ugasanga byo birabaye birihuse no kurenza bya bindi byo bivana n'icyo wizera noneho abo bantu kubatandukanya muri ino minsi nibyo bigoye kandi plus usengana n'abo bantu bafite izo mbaraga za satani nawe bazigushyira imbaraga za satani zirakaze cyane bazigushyira muri kumva ibintu by'Imana n'isezerano ry'Imana riratinda risaba ngo risengere igihe ariko ibya satani bakubwira none ejo ukabibona sibyo ntabwo mbizi sinjya mbimenya imikorere ya satani sinyizi okay simwifuje no kuyimenya kuko twese duharanira kuba abana b'Imana tukamenya n'iby'Imana ariko tutahakanye ko n'ibya satani biriho kandi birakora ikibazo cyari dufite ubwo n'igihe kireba ko mbona nanjye imigati n'undi komereza imigati ikibazo kiragira giti uramutse uri mu nzu ya crush wawe imvura ikagwa iminsi 3 idahita kandi crush wawe ari boyfriend wanjye wakora iki kandi nta buryo bundi ufite bwo gutaha harya ubundi crush w'umuntu njye hari amateri make sin crush w'umuntu ni umuntu umeze ute crush ni nkaho njyewe n'abandi mahiye n'umuntu ariko wowe uri inshuti yanjye nagupresence ku mugabo wanjye cyangwa se ukaba waramubonye ahandi ariko wowe ukamukunda ntunabimbwire nawe ntubimubwire donc umufite crush umugirira crush kwa cyangwa nka kwa kundi abari nyine bakiri guteretana tufata urugero rw'umusore n'umukobwa sibyo ufite boyfriend wawe nkamuri wenda nkamwifuza nkamukunda uko nuko kumugirira crush okay noneho boyfriend wawe ndamutse mugiriye crush kuko hano ngo nagiye kumusura igihe ugiye nko kumusura umusore nagiriye crush imvura ikahansanga iminsi 3 idahita igwa nyine ku buryo ndashobora kubona uburyo bwo gutaha
nakora iki uri kumva nabyitwaramo gute kandi uwo nagiriye crush ni boyfriend wawe inshuti yanjye nabyo nahitamo ariko nanone tudaciye ku ruhande se numva nyine umuntu wagiriye crush kamera yo kujya kumusura uba wamukunze sibyo kandi uwo muntu nagiye gusura ni inshuti yanjye ni sheri w'inshuti yanjye sinakora iki wabigenza inshuti yanjye kuko kubikubwira nabyo naba ngiye kwica urukundo rwanyu ari wowe naba bateranyije nanjye twaba twiteranyije ko yandakara akavuga ati se kuki wagiye kunteza girlfriend wanjye kandi uzi ko ari girlfriend wanjye se nakora iki ndashyubuze uzi igihe cyo ndi gutekereza yakora akora umuntu ufite logique ari wa muntu uvuga ati rero uyu mukobwa ni inshuti y'umukopine wanjye cyangwa se ni inshuti y'umugore wanjye mu buryo bwo kumwubaha cyangwa se kubaha uwo nkundana nawe reka mufate taxi moto atanu aho ngaho aba akubashye akubaha n'uwo akundana nawe ntabwo avuga icyo umuhungu yakora uyu umukobwa turi kubaza ngo wowe mukobwa tuvuge ngo gusura crush wawe nagiye gusura sheri wawe kuko naramukunze ariko ndabizi neza ko muteretana imvura irahasanze iminsi 3 imvura nyine uko akunda imvura igwa ntutagwa bwareka nkomeze ihite wenda ahantu uri nta buryo ki wabona transport nta moto zihari nta mamodoka wakora iki mpaka iminsi 3 igeze uri muri yanjye kandi noneho sifite kubwira ya nshuti yanjye y'umukobwa mbwa ati rero ninagiye gusura sheri wawe imvura irahasanze ngo nta urahita wibaza ati se wageze kwa sheri wanjye gute kandi sheri wawe nawe ntari kuguhamagara kubwire ngo sheri inshuti yawe yansuye none imvura yaguye yabuze uko ihita urukundo rwanyu nawe rusenyutse kandi ushobora kumugira crush ariko atankunda akunda uyu cyane sibyo ariko kundi namugiriye crush wenda atanankunda ntababeshye sinzi uko nabyitwaramo nayigendamo ariko nkataha nanjye ndumva nayigendamo waryama watangiye kumva kagamije byamunaniye nakatugenda rero none se ubundi naryama mbese nataha mu mvura kandi hari inzu sawa waba uryamye mu yawe ni urugero noneho sibyo ukaryama inshuti yanjye mu nzu ya sheri inshuti yanjye ukamara kuryama ukajya kubona ukabona ya nshuti yawe y'umukobwa ikaza iraje wenda nizi kuraziranye na sheri we sibyo na sheri wawe ntabwo nyine yatekereza n'uwo sheri we ntabwo yatekerezaga ko ubasenye reka mubwize ukuri nje naryama iyo minsi 3 igashira niba yaza agatekereza ko hari ibindi twakoze kandi wenda ntabwo kuryama mu nzu y'umusore wese ariko kuryama ubwo ndabizi wowe bavuga ngo ntanze ikintu nakora ko ushobora gutekereza ngo umuhungu ngo yambwira ngo turyamane kubera iki se waryama bugacya mushobora kuryama bugacya ntabwo abantu bose bararamye ariko nahise ikibazo ni bakora ibyo bakora ariko wenda byaterwa n'umubano ufitanye na ya nshuti yawe y'umukobwa kuko hariho ukuntu n'urugero uba ufite inshuti y'umukobwa warakunze umukope we ukaba wakoresha n'imbaraga zose kugira ngo umumutware sibyo ukavuga ati ubundi ni gute inshuti yanjye igira sheri w'umusore mwiza kuri yanjye ntawe uriya musore ngomba kumuprovoka ahubwo nkamwereka bimwe biri mu cyizere kuriya nikundaniye n'umusore ujya nkoreramo amagifiti y'amamodoka ku ruhande hari umukobwa w'inshuti yanjye bireba we akavuga ati ni gute ubundi umukobwa tungana ahabwa imodoka agenda afite n'igare ntibishoboka ubundi wabateranya nanjye birahabwa nkabihabwa umva abakobwa b'iminsi ni ukuvuga ngo byaterwa n'umubano ufitanye na wa mukobwa w'inshuti yawe hari igihe uba uzi ko ari inshuti yawe ariko atakwifuriza icyiza nawe adashimishijwe no kuba uko ubanye na sheri wawe bimushimishije ahubwo ari wa wundi wumva ko no kukwica yakwica ariko wa musore akamwegukana dufite abantu benshi dufite inshuti nyinshi zimeze bityo ariko ntabwo aba ari byiza ntabwo ari byiza niba inshuti yawe ikugiriye icyizere ikakwereka sheri we nta mpamvu yo kujya kumusagarira rwose sibyo
ahantu bagira utwo tugeso ntabwo dushubije kubasubiza rero njye ntababeshye ku giti cyanjye imvura nayitahamo imvura inyagiye umunsi umwe ntacyo naba imvura nayitahamo mu rwego rwo kuko ushobora kumugira crush ariko nanone natekereza ku mubano ufitanye nayo nshuti yanjye nkumva sinshaka guhemuka wenda ahubwo ati se sheri we ko ari inshuti yanjye aramutse ansanze hano ntitwabipfa sibyo ariko icyo ni igihe ndi inshuti n'uwo mukobwa cyane koko sibyo ko turi inshuti sindi gushaka nubwo nagiriye crush boyfriend ariko sinshaka ko batandukana ariko mbaye tutari inshuti byatari nk'uryaje urumva icyo nakora ni ugukora uko nshoboye uwo musore nkamudetura ngaprofita aho ngaho hari n'uza gutya imvura ya profit iguye iminsi 3 ahubwo akahaguma iya minsi 3 yagera ngo ati se kudatata ntahanjye tini gute ushaka kumara iminsi 3 kambwira ngo ntahe ntabwo bishoboka reka ubwize kuri njye naryama ugasanga umugabo wawe ubucuti bwose niyo uri muri umuntu wanjye ntaryama ndaseka ngwara icyambere ni icyizere man rose iyo nshuti yawe kuki idashobora guteka ese ndeka mbabaza ubundi birakwiye ko umuntu atekereza ko inshuti yamuciye inyuma cyangwa birakwiye yuko inshuti yawe itekereza ko boyfriend ari wamuhemukiye ariko boyfriend ntabwo yagusanze iwanyu we ubwawe wowe ubwawe wese yarwaye karibu gute ariko none se ubu ni urugero usibye reba hano twicaye nk'umuntu aje agakoma ushobora gufungura ntuzi ikimugenza wenda akikubona kuko azi ko uri inshuti ya sheri we ashobora kuvuga ati sheri wanjye se yaba yagize ikibazo se yaba amuntumye akaguha karibu imvura ikagwa abagabo rero muri rusange ni abanyantege nkeya sibyo uri umukobwa nyine waje wipanze uzi ibyo ukeneye nandi ushobora gutangira ukamuprovoka ugasanga ugiye kumukoresha amafuti noneho rero hari n'igihe wa musore nawe wenda ni urugero ashobora gusanga sinzi ko nabyita ashobora kugukunda nko kuruta wa musheri we wundi ugasanga niwe mwese mukomezanya umukobwa mumukuyemo njyewe rero amahirwe ni uko sinzi ko napfa no kujya gusura umusore w'inshuti yanjye duteretana nk'uko turi inshuti boyfriend wawe naba ngiye kumusura muri uyu buryo ntabwo ntekereza ko najya kumusura kimwe nuko hari n'ukuntu byicurika noneho nk'ubu tukaba turi inshuti boyfriend agutereta ko nanjye nawe agashaka kuntereta so ko nabyo bibaho agashaka ngo abaterete mwembi buriya abakobwa babiri bagendana nabyo bibaho cyane gusa ntabwo ari sawa sibyo ntabwo ari sawa kumesa kamwe mu buzima nibyo biba ari byiza sibyo niba kugira umukunzi umwe n'isuku iyo babaye benshi bari umwanda kugira umukunzi umwe si isuku ariko se kwasi utatu benshi ufite abasheri bangahe ni benshi babandi mane kamubwire sibyo njyewe kamubwire njyewe nagenda agera murumva cyo kuvuga ngo nza amubwira ati umenye ko utari umwe papa sheri wangiye kumera kuko ndagutendeka reka mubwire mane hari njyewe ugiye ndimo sindavuga ngo mundaye n'umuntu kuko sindatekereza gushaka uje wese ndabona yes okay bivana nuko ariko n'umuntu ese reka mubwiye santi reka bivuga ngo reka mubwiye hari ukuntu uhura n'umuntu reka mubwiye hari ukuntu uhura n'umuntu wari ufite boyfriend I know aramunda kandi nawe wenda ndamukunda ugasanga uwo boyfriend wawe n'uwo boyfriend ukunda kuba ari busy wenda mu kazi cyangwa se ntari na busy no mu kazi cyangwa niba umuntu ukunda kuba acecetse ari ugahura n'umuhungu w'i Kigali wicaye gusa umva shanye niba unereta ubishyira mu mutwe unereta inyuma y'urundi ariko kabisa wumva nzabatendeka yarenga gusa nyine ababishoboye ntimugatendeke pe bitera stress bisaba kuba ufite umutima ukomeye shuti ariko ni byiza iyo umwiyakubabaje ujya ahandi kuwete hafi no akavuga oh my god calm down ni byiza uruhande
Sandrine rero urumva ni byiza iruhande rimwe ariko ababishoboye ntimukabikore. murumva ko rero gahunda za pasi no gutendeka njye nzamesa kamwe kume nkambare nikandura nongere nkamese nuko bimeze. nzamesa kamwe. Rero bakunzi ba Game Night mwakoze kubana natwe kudukurikira, mwakoze cyane, tuzasubira ubutaha ariko mbibutsa gukomeza gukora subscribe, share, comment cyane, dukeneye ibitekerezo byanyu kugira ngo namwe mujye mutwumvisha ibyo muba muri gutekereza ku byo twaganiriye. Rero mwakoze kudukurikirana, tuzasubira ubutaha, mugire umunsi mwiza. Ciao ciao.